vi ngizo ukuri rata koko nibyo ngo hari ahantu ngo ku mugore ushobora gukora ngo agahita ajya muri mood agasara. Ibyo wabikuye nabisomye mu gitangazamakuru. Ibyo binyamakuru ntukabyizere ntukabigenderaho sawa. Abantu nanjye sinzi nta makuru mfite, icyo kibazo nanjye ndagifite. Aka kantu ntago wakambara ni kuwarwana n'ubu ngubu ntago urumva yuko system igaragaza ubuzima bw'imyororokere by'umugore atari ibintu byo kwishimishiriza. Iri kugwa amahirwe ya kabiri, nagira ngo uzakore presentation y'umunwa bivuye mu kanwa. Uzakoresha ibintu bifatika, ukoresha umunwa ni nk'igishushanyo mbonera. Niyo kwaza n'igishushanyo mbonera ukerekana ukavuga ngo ibi ni ibi kuri nyine ugaragaza nyine pareye. Kugera ku ishuri mu gitondo cya kare umunsi ukurikiyeho rero ukabwira wa mukobwa ati ndagira ngo mfashe kuri homework, hari ibintu ku ishuri bansabye. Iyo mwese ndagira ngo mwicare hasi mwarimu tugiye gutangira, nicyo gihe mwicare. Witeguye gutanga raporo? Areba ku isaha. No. Oya buretse gato hakuno barakwerekana ga telefone. Miss Fetch baragushaka, banguka mu biro, baragukeneye banguka. Mva ntugire ikintu ukora, tegereza mpaka nje nza ndebe ibyo ugaragaza sha. Wibuka arambwira ati waratsinzwe ngiye kugwa amahirwe ya kabiri. Presentation ugomba kuyigaragaza ukazana igishushanyo mbonera, ni nko kuvuga ngo uzayikora, ni nko kujya imbere ukadefana. Dutangire se mbaye show amaye wo mwaka ngo nukudefana. Illustration ni nko kuza nyine ukerekana ikintu ugisobanura, dore bigenda gutya, unayerekana nyine ibyo ari byo. Aza hano mu idirishya ese ni ibiki wawe agiye kutwereka iki? Yarabanje urugero rufunguza ruvuniramo ako kanya. Wa mukobwa nkuko mubibona uyu ni umugore, aya ni amabere ye. Ibi neza nibyo mwarimu w'ikare yamusabaga, yamubwiye ngo ugomba kubyerekana, unabisobanura, unabivuga. Wibuka ikintu yatsinzweho icya mbere murabizi, amabere nayo konsa umwana akanayaryama agafata agahezo. Wumve ingano n'imiterere y'amabere ishobora guhinduka, ariko umubare wo uhora ari umwe. Ni rimwe kabiri, ni amabere abiri, ntawe ugira atatu cyangwa rimwe. Buretse sinkomeze mbereke. Abanyeshuri bagiramo ubwoba, bagiye kuduha show. Mwarimu agarutse hano, bano bari mu biki? Mwarimu arumirwa, mana yanjye ndapfuye, ibi ni iki? Reka ntago ndabaha show. Ninde ushaka ko nkomeza? Bose barazamura. Dukomeze show. Ibingano ntago nashaka kubikora, ariko na assignment bampaye. Homework. Izi ngizi bazita ovaries cyangwa se overe, ni imirera ntanga mu Kinyarwanda. Intanga ngore niho ziba. Arimo aragenda ashushanya bereka. Hano barimo amagi menshi. Ubwo nyine kandi koko nibyo. Hakuno rero hakaba hariho icyo bita irana yo mu Kinyarwanda, bura ni imiyobora ntanga. Hasi tukagira icyo bita iteris. Iteris rero harya naringeze. Warugeze ku kintu cya iteris, komerezaho baryoye. Ngo ngaho ndabizi niyo moteri y'umwana, nyine ngo niho umwana bari nyine ubwiyo hakurya. Noneho buriya tugiye kugera ku ngingo nyamukuru, umwana agera amato. Ubwo nyine tugiye kugera ku mibonano. Mwarimu arinjira. Wanga uduhaye show, uratwitse, uduhaye show. Ahita caho. Ibi ni iki? Mwarimu arumirwa. Narangiza ngo kandi ngo abana banje ni bato ntibashona. Abana muzi ibintu bazi. Umwana afata telefone agahita yingukira muri za mbuga z'urukoza akosha. Mwitonde babyeyi. Vi ngizo ukuri rata koko nibyo ngo hari ahantu ngo ku mugore ushobora gukora ngo agahita ajya muri mood agasara. Ibyo wabikuye nabisomye mu gitangazamakuru. Ibyo binyamakuru ntukabyizere ntukabigenderaho sawa. Abantu nanjye sinzi nta makuru mfite, icyo kibazo nanjye ndagifite. Aka kantu ntago wakambara, sinzi niba nakwambara imyenda ya mama wawe. Arabaye papa barakwereka uko yagatashye, bayiriwe mu bishanga saa kuma avuye ku ishuri, cyakora yahise yitiranga, yavuze ngo nibwo ari buze gukora imodoka. Yeze aha ngaha abona satse uyu mugabo ntagazi ko n'umugore aba muri cya giti ariho arara. Uzi ikintu ngukundira, igihe cyose ngutekerereje umita nkubona, wenda twasangira nk'ibiryo nimugoroba tugasohokana niba nta mukiriya. Hasi uyu mugabo wabazi ko ari abakiriya, umuntu ajya kwigisha imibare, umukobwa wabazi ko umugabo ari kumaza niba afite abakiriya nyine ajya kuryamana nabo. Burumva buri wese aba yibeshye. Ariko witwa ni Valerie Virginius, wese Virginius, ibyo neza nk'uko umwana yamubajije. Umuntu umukobwa yatangiye kuvuga umuntu ubuza akazi kabi nkora, nkaba mbona ntaribi, akaba ambwira ngo nsohokane, kumva urwana rwarababeshye.
barimo aragenda ahinduka nabibonye papa atangiye kugenda ajya muri mood mwese ntabwo turi buze kujyana ngomba mfite ubuzima bwanjye bwite nanyuma ngomba gukurikira neze murasohoka mbaherekeze mwese mbwira uri buze gusohokana n'umukobwa mba ndi kwitoza iki kwigira nyine mani nanjye umuntu wa danje mba ndi kwitoza kuzaba mu jama ese ubwo uwo mukobwa ushaka kugira ngo azakubone ufite akantu ko kumuha buriya abakobwa n'impano ni ibintu bigenda akira uzamuha akaka urebe ngo umwana uramufatisha abanga akantu nta muntu naga nzakagumana mpaka nta muntu naga uriya ntago ari se wa Frankira uriya mugore bari kumwe n'indi uriya ni indayi sinzi n'impamvu ni kukubwira aya magambo ubundi njye ntago ari ukunteye ntabwo ngiye menyerana n'abantu bashya vuba nanjye nuko ni ikibazo ku kazi nkora kutamenyerana n'abantu vuba ntusubikemura iyo ndi kumwe n'umuntu tutamenyeranye nyine ni mu mutwe wanjye nyine no mu mutima ntekereza ko ari nk'umuntu nkunda ubundi nkamuha serivisi biramfasha ntabwo nigeze mbona n'umwarimu umeze gutya pe abantu bose rero buriya akazi nkora ntabwo ari uko bajya bambwira iyo bakamenya ariko wenda mbona ntacyo bigutwaye kumbe nakwaze uri umugabo mwiza utangaje pe wamenye akazi nkora ariko n'ubu uracyanshyigikiye kahe none se ubu ngewe ubwo turi kumwe ubu uri kwigira nkaho uri kumwe n'undi umuntu ukunda ugapfa kwirengagiza kuri wowe nta mpamvu yo kwiyoberanya hori uriya ntabwo ari se wa ya nshuti yanyura uriya mugore bari kumwe n'indi arani mushiki we babitubwiye sinzi ntakubeshye wagira ngo numva ari nk'imbaraga zikurura zikunzanaho ushaka kuvuga ni nka kwa kundi ukwezi gukurura imiraba inyanja buriya ukwezi iyo kuzuye kuri kunini inyanja birimo imiraba nyinshi aba ari presi y'ukwezi gushyira ku nyanja niyo uriya ni mushiki we mbega ukuntu ari byiza agomba kuba ari umuryango ugira urukundo rero mwembi mujye mugira urukundo urumva nka kuriya urabona ukuntu abandi bantu bakundana mushiki we hakuno kumva uko baganira hakurya hari abavugaga ngo urariga ni mushiki we mama yari ari kuvuga ngo mujye mukundana mw'abana mwe mama biriya bintu ntabwo nzigera mbikora kuri mushiki wanjye ntibyavamo reka tugere igihe kirekire cyane ari mu bwigunge yavuze ati ngewe ntabwo nigeze mbona igihe cyo gukumbura umugore wanjye kugera hano batambutse kumbura urugabo uyu mugore uramuzi mwana wa turaziranye Mr. Smith papa uyu mugore uramuzi kumbe papa nawe yajyaga ajya kwisayidira buriya wanyitiranije n'undi muntu wanyitiranyije nshobora kwibagirwa izina ariko zinakwibagirwa isura y'umuntu nabonye umuntu w'umukiriya reka da nibyo mada turaziranye urumva vi mubona aha ni umubyinnyi yatoza abantu kubyina yanyigishije kubyina kumbe wigisha imibare ukigisha n'abantu kubyina nanjye uzanyigisha uzatwigishe twese wigisha abantu kubyina yarasezeye mu kazi ntabwo akigisha abantu kubyina babyari byiza guhura reka tugende kumbe papa nawe yaraguze umukobwa sasa n'umugore yarabyumvise we yarazi ko uyu mugabo amukundira n'akazi akora yamwakiriye kumbe umugabo we yararimo arivugira ati ngewe yigisha imibare kubera kera yari yaribeshye yaravuze ati umuntu wamenye akazi nkora kumbe u Rwanda rwarababeshye rwaragera amubwira ngo papa namubwiye buri kimwe cyose yumva nari nzi ko ibintu bitandukanye ariko naribeshye none se byagenze gute wibeshye mva reka ngende kubera iki nyine ndetse ubundi uzi naho mba ntaho nzi ushaka kubona aho mba ngwino makwereke none se kuri kurira mu giti kandi ngwino nkwereka aho mba ngwino akambwira nyemerera nkubaze urakora iki mu nzu y'igiti cy'umwana wanjye nta muntu wigeze umfata neza nkuko ungese ngufatane umfata nk'umuntu none se gute ubundi ntabwo uri umuntu abandi bagufata gute nk'indaya kuki bagufata nk'indaya kubera ko ndi indaya ushaka kuvuga icyo aho ngaho Frank ubundi yambwiye ko yakubwiye ko ndi indaya nicuruza abantu baranyishyura kugira rekeraho nabyumvise yambwiye ko wigisha imibare kumbe yanzaniye indaya umwana wanjye asigaye ajya kungurira indaya we ntabwo yanguze icyo yashaka ni uko tubana yarambwiye ngo nsanagure sikera nabyo yarambeshya ibyo byo ntabwo yakubeshye ibyo byo narabivuze mva nari nzi ko utandukanye nari nzi ko unyumva uri umuntu unyumva njyewe impamvu nakumvaga nuko nabonaga undeba kuri njye se impamvu kuki wandebaga kuri nakurebaga kuri kubera ko nawe wandebaga gutya nari nzi ko wambonaga nk'umuntu we twese turi abantu ariko turi abantu turi bakuru ariko ibintu umuntu w'indaya reka fata amapantaro yawe ukapfa wagombaga kumbwira nagerageje kukubwira buri gihe waravugaga ngo icyambere ngo ntabwo ari icy'umuntu ngo akora umuntu n'uwo ari we ariko ntabyari umva uriya niwe mugore ugukwiye unkwiye gute wabirebye reka nze nkwereke
iki kinyamakuru kigaragaza abantu baberanye. Njye narabibaze nsanga uriya muntu muraberanye 98%. Ako kabiri nako kabura nuko rimwe nuko mbere na mbere uriya mugore mutaziranye ari umuntu utazi. Ikirindi rimwe ribura wo nukubera yuko umubano wanyu wubakiye ku kinyoma nababeshye. Ako kantu subwo kautuma habura minota rimwe gusa. Ikinyamakuru niko kivuga. Kuko yaho hantu haburamo amanota menshi. Umva uriya mugore arigenga, ni mukuru, azi kubara amafaranga, ntago ari igisambo, areba katuna akazikunda, arya ice cream, imyenda ya mama iramukwira. Kwanza iriya kanzu nabonaga hari ahantu nyiza, kumbe ni iya mama wawe. Ati warwana ubundi ibi bintu wabyigiye kubaho gutya, ni wowe wabinyigishije. Hakuno uyu nguyu yamaze kubona ko yari yibeshya, arazi kuri uriya mugabo yamenye ibi ukuri kose ariko agakomeza kumwikundira. Sanze yaribeshye, buriya mujye mushishoza ninja muhura nazo, ariko nanone mwibuke ko guca urubanza no guhora ari ibyo Uwiteka. Okay, ngaho mbwira icyo kinyamakuru kivuga ko none, ngaho mbwira ubu nkora iki niba ibyo kuko ikinyamakuru kivuga ari byo. Cyo ugomba gukora rero, muhamagare guteze. Don't go. Mvi wigenda. I thought that you were my friend. Njyana nzi kuri inshuti yanjye, ariko uri umubeshyi, nta nshuti kurimo. Waragiye uratubeshya uraducanganya, warwana we. Ava buretse. Ndeka tuvugane, ungendere kure. Ninjye wakabaye urakara, nimwe mwambeshye. Okay, ntabyo kurakana, nshaka kuvanga nkagenda. Imodoka yawe urabizi ntikora. Okay, uri imodoka urugumane n'ubundi si urwanjye. Hakuno umwana n'wagahinda karamwishe, ibintu byari bitangiye gucamo, atangiye guhuza papa we n'umuntu. Yajangana kaka box yajyaga bikamo utuntu, nakaga kufi umukobwa yari yamuhaye, aramubwira ngo azakagumana burundu, byose arajugunya. Ati njye navuye mu rugo mfite imyaka 14, njya kwimenyera ibyanjye. Ubuzima bwanjye bwose nahombye byinshi. Urumva ni kwa kundi nyine umuntu ubuzima bwanga agahita ajya mu buraya kirakana gato. Warangiza wajyura n'umuntu yifitiye ibikomere ngo andaya we shahu mbabwiye. Babo. Vari ubwa mbere bishobora kukubabaza. Uri gushaka kunsetsa se? Uravuga ibiki? Ava njyewe ndagira ngo dukore urukundo. Uyu mukobwa no kuvuga ngo nta bintu by'urukundo yigeze amenya. Abantu bose azi ko yahaye byabaga ari akazi. Bwati yari ubwa mbere umuntu arababara. Sinzi ubwo mwazatubwira, muzambwire muri comment. Umva ni Eva, izina ryanjye ubundi ni Eva. Izina ryanjye naririndiye numvaga ari izina riri muri Bibiliya kandi ndindaya. Izo za enzivanaho hasigara V ni Eve, kubera ko byarambabazaga. Eva ni umugore wo muri Bibiliya, umugore rwose nyina w'umuntu abantu bakomokaho. None njyewe izina ryanjye riva muri Bibiliya ariko nabaye indaya. Nagahinda nawe yabaga afite, aho kugira ngo abantu bajye bavuga ngo irandaya yitwa Eva, ibaze nk'indaya yitwa Mariya. Mariya kandi murabizi ni nyina wa Yesu. Nawe rero byaramubabazaga, izina rye ararihindura. Barakwereka uyu mu gitondo cya kare abyuka ateka agakawa ka papa we, uko yagatetse agakawa agize gutya abona ibirenge ni ibyabande ko mbona ari benshi by'abantu babiri. Yeze yanga mu gitondo cya kare. Waramutse Frank, abona baba kumbe waryamye. Wango hari amakuru yancitse. Umva muretse ari ikintu nshaka kujya kuvana mu mwana, ari ikintu nataye muri puberi. Yaje muri puberi yari yivumba yajya kujugunya ibintu byose. Iki nicyo ushaka se? Ambabare narakubeshye. Akubigeze kumbwira ngo kuri kwagushyira mu byago, sibyo? Ugiye kuguma ahangaha akanya igihe gito nka mama wanjye. Oya hapana nka mama wawe. Ntusura guma ahangaha nk'iki. Ba nk'inshuti y'umuryango. Baka ibyo ntari birakora. Urugo rurimo umugore abari sawa, umuntu naga abantu bongera kurya nabi baje guhaha. Pajyaga yirirwa mutumiriza uturyo, yewe amagara kwa uncles. Hamagara Sifa mu biryogo yohereze tekawe. Sifa uragiye aturwanaho. Hakuno uyu ngo yagize gutya, umugore ahita yitsimba, umwana ahita abibona. Kumbe urugabo rwatangiye kubaza. Niko uyu muntu wamuzira. Chawe uyu muntu dore ifoto yininje, uyu muntu nago muzi kandi amuri imbere yishyiramo n'igifimi. Amuri imbere ariko yambaye za kanzu za deperi. Ayo naga ari we. Umuntu ndetse ko nta mwana yagiraga. Izi ngutiya ko atazambaraga zigera ku birenge. Nese uri kwirukanka ujya. Batogera mu Rwanda shaka inzira ya bugufi ivanga ngende ariko nago yakumenya. Ese koko nuko bimera gute kugira mama? Nuko bimera waretse kugenda. Arabizi bano bantu bashobora kubashyira mu byago, arimo arahigwa. Hari urugabo ruri kumwigana urugizi rwa nabi, uwa mbere rwamwishe ngo bamukuyemo umutima. Nago mwamubonye na ncongoze. Ati bya bintu bavuga nibyo koko, hari ahantu wakora ku mugore agahita ava mu bye agahita hashya. Abantu ni hese
ngo ni ku mutima. Ahantu wakora koko ngo umugore agasara rwa rwana iyo icyo kibazo baherekare bakibaza kuko ngo hari ahantu ngo ukora ku mutima. Urwana rwagize gutya rurebye wangu unatangiye kumera impwemu, wangu unazanye akoya, mwana wanjye arakuze, umva natangiye kumera kuraje. Umukobwa yaciyeho ibintu nuko byagenze, ngo nuko baragiye baratunganirwa, singe wahera.